muzamenye ukuri kandi ukuri twamenye ukuri n'ukuri ukuri kwagize gute ubu turamaho turi intama za Yesu ntabwo turi intama kwa twarashimuswe ariko umwungeri w'intama za aza kutureba aradutanga ubu turi mu rugo kwa Data kandi turamaho nta kibazo dufitanye n'Imana ariko se niko tubeshya ngo umwana w'Imana ukava uri gukorera ijuru ubundi ijuru ni ubuturo bw'abana b'Imana none se nyine umwana yakorera kujya kuri wabo cyangwa iwe wenyine yagomba si ibintu byumvikana hari umwana wabwete ndi kurwana ndebe ko ntazajya kuri wasi kandi avuga ko ari umwana wawe uwo mw'urwo rugo si ukubeshya ntabwo ari uwaho reka mvuge ngo abantu ntibarakamenya uburyo Imana ibyara abana n'ikibabaje niyo myaka nyine muvuga ati njye maze imyaka 10 wahamagawe nawe Bibiliya umvukuvuga ngabo yamenye kera yarabatoranije irangije irabahamagara ubwo kunihamagara imaze kubahamagara ngo iraba ibagira intungane abera imaze kubatsindishiriza ngo ibaha kwera ati none mwiyita wahamagawe ute ntiwatsindishirizwa ntiwagirwa uwe uhamagawe na Satani wereye kera kose uwo ni se w'ibyo yavuze ikinyoma abavuze ibintu Dusenge yakomoje kujya gutsindi buretse kuganira umuntu muraza gusohokana mugende muganire mwimara gahinda amagambo turi kuvuga biriya ngo niwo mwuka kandi nibwo twakijijwe no kumva ijambo Imana ikaryemeza imitima yacu nawe uyu munsi wumvishe iryo jwi ntiwinangire dusenge yavuze ibyo gutsindishiriza abantu bakunda imipira yo amavubi ya kimwe bo bategereza kuza kumva ifirimbi akayibera hano mu ikorwe atazi ni Kigali akaba ategereje kuza kuri radio ari kumva yashyizeho gutya igitego cya mbere barakishyuye agategereza ko amavubi yo gushyira mu rya kabiri icya kabiri 2-1 umupira urangiye gutyo twatsinze uri kubyumva bibiri by'amavubi kuri 1 cya Ghana twagize gute twatsinze nshuti yanjye wakiri i Kigali soro bazi nabo bakinnye n'abakinaga ntubaze n'umukinnyi n'umwazi ariko amavubi yagize ute nawe wagize ute watsinze yazutsinze ariko ni ikinyarwanda yego ni ugutsindi ntabwo ari ukwitsindi wowe waratsinzwe ariko bivuga ngo utageze ku musaraba ushobeye ntabwo wabarizwa bisaba ngo umanike amaboko umenye ko nta cyawe cyaguhesha kwemerwa hanyuma nibyo Yobu yavuze Yobu amaze kuganira n'Imana sivyo imaze kumwibwira amaze kumva gukiranuka kwayo aravuga ati narakumvishe ariko noneho ndakureba sivyo ati none binteye kwizinukwa ndihana niko yavuze reka mvugemo kwihana no kubanza ukagira ute ukivaho yigeze avuga ati kuki mudabwira abantu kwihana ibyaha ni guca umuntu yihana ni ukubanza wowe wabyumvishe hanyuma ukemera ko nyamara ubwo bubi bwawe hari undi wagize ute wabuhaniwe sibyo iri kuvuga ngo Imana imbabarire kugira gutya Imana imbabarire kugira nibi Imana imbabarire kugira nibi igihano kiri he hari igihano kiri mwamba Bibiliya ivuga ngo ibihembo by'ibyaha n'amagambo
iyo yihana se bitarimo urupfu bihura n'ijambo ry'Imana se iyo mu by'icyaha ni iki kwihana kwiza ni ukumenya ko hari uhanwe mu cyimbo ukamenya ko ubwo yahanwe wowe utagize ute ukamera nka baraba haba igisambo ruharwa bagisohora muri gereza kiravuga ati basi umunsi wanjye wo gupfa ugize ute urageze kandi koko burya waraba yariyizi neza yazi ko ari ibanga ryo ku rwego rw'igihugu aramusohora ariko aza gutibirana na Yesu ahura na Yesu ku muryango aravuga ati nawe banze rundi bagiye gutwika aravuga ati ni mugenzi wanjye bati ngaho muhagarara akayibaze ninjye babanze baraza ariko Pilato ngo arafite itegeko ryo kurekura imbohe imwe mu mwaka arababaza ati ndekure nde nice nde aravuga ati tubambire Yesu w'i Nazareti baramugira ute umureka ataha kuki yakoze iki baraba atengambira ngabona na muntu umukurikiye atengera kabirabona ariko tugira ngo nusohoka idini za kwiruka aragwamuye Abisirayeli bigeze bicwa n'inzara bazi ko Abasiriya bagize uti babagose kandi baragiye kera ariko abamenye baje kuvumbura ko inyuma nta muntu Imana ngo bateje umuriri w'ubwoba nta gihari ateye gatatu abona nawe ashobora kuba yirukanse abona nta muntu ajya muri karitsiye bamwe ati baraba ati hari umugabo witwa Yesu niwe nsize bafashe mu cyimbo agakiza no gutaha umeze nka baraba usize Yesu ari we bagize gute ni ukumufata ugataha nyine wowe ntabwo ari uguhindura ingeso ntabwo ari ukujya muri korali ntabwo ari ukubatizwa ese bibaye ibyo igisambo Yesu kumwe na Yesu ku musaraba cyabatirijwe muri aya mazi cyakoreraga he umurimo cyakoreraga mu murimo ndagira ngo uze kutubwira neza aho cyakoreraga umurimo icy'ibumoso kimwe kiravuga ati rero ubaye uri umwana w'Imana nabibwirwa nuko watumanura aha ngaha ariko nawe ubanje abatizira bose nuko bagize gute ati wamura kw'iyi ngoyi cyarababaraga cyane umubiri warakiryaga ubaye uri umwana w'Imana baziranye wa mu mugore ubaye uri umwana w'Imana wamwarira ubukwe ubaye uri umwana w'Imana waminzu ukamba igikundiro ukankura w'inyatsi ukamakazi ubaye uri umwana w'Imana kuko ukuntu abanyabyaha bose cyane cyane abanyedini bazi Imana ni nk'ubwo buryo bazi arega bibera ibumoso naho baba ariko wagombaga gukizwa yari iburyo we inyota yari afite ari ubugingo aravuga ati wowe nutinya Imana
yamenye ko ari Nyagasani. Apo Nyagasani se yari cyagira aravuga ati ko turi kuzira ibyo ariko uyu we arazira ibyo atakoze. Mwene magambo ibyacu dore umuntu uri kubizira ahubwo nugaruka mu bwami bwawe abanamenye ko azapfa akagira ute akazanagaruka kureba abamwizeye. Aravuga ati nugaruka nange ntuzansiga. Kiba kimenye ko cyajya kiraniye Igiye kubisubiza. nihe cyavugiye urutonde rw'ibyaha cyapfukamye ku buhe muco cyasengewe nande cyabatirijwe mu yahe mazi. Aramubwira ati ntabwo ari kimwe ntabwo uyu munsi turi bubane. Umurongo twasomye mu Efeso nuko nguko uvuga ngo Imana yatuzuranye ngira tuzamura itwicizanya nawe iburyo bwayo turi muri Kristo Yesu. Keretse basi ubashije gukurayo Yesu natwe dore ngo twabwiye umugabo umwe witaga umupasiteri ko turi kumwe na Papa Divine nadusanga turi kumwe ikameme atubwira ko ari umukozi w'Imana ukomeye cyane. Tuza kumubwira uburyo iyo umuntu akijijwe Imana ibimufashe mu gipfunsi. Yesu aravuga ati bene nabo ndabafite ati nabaciye nk'uca imanzi mu kiganza ati nta n'umwe wabasha kubavuvunura mu gipfunsi ati kubera ko data wabaye aruta bose. Aravuga ati ariko mwebwe tutari ntabwo mumuzi. Ubu niko yavuze. Ndamubaza ati se Satani wowe uramuzi ku buryo arusha Imana imbaraga. Papa Divine nahise nyara ari gusinzira mbameze nk'ukangutse ati yamuyoberwa gute kandi ari shebuye. Ariko umuntu uvuga ngo Satani ngo uyavuvunura umuntu ahubwo si wose we Satani ahubwo ni Satani uvuze ibyo ngibyo nyine niwe nyine no Satani nyine se uvuga ngo abantu bava ngo ko Imana mu gihe Imana ivuga ngo urimo ntawamubura no Satani ni umunyabinyoma baravuga ngo umuntu yavamo. wavuze ngo twikorere ibyaha nacyo kigarukeho nacyo wakivuze abaro mu bice bitandatu sivyo aje twikorera ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Pawulo yasubije gute wabivuze ngo ntibikagira gute aravuga ngo twebwe abapfuye twaguma kubiramiramo. Ikibazo ufite ni ugutarapfa uri mutarazi. Umuntu uzaca nk'umuntu w'umusinzi hano wapfuye ufate yapfuye ari umusinzi ariko umwe mwemera aho twanyuzeho na moto ari kugwa mu gitondo uzagenda ufata agacuma k'inzoga nziza yapfuye ubundi ugenda umushyire ku munwa kuko uburyo bagakundaga kuko wagatenguha uragasiga usoma bazi bwa nyuma yapfuye ubundi basikuraho umunsi umwe maze uzambwire ikibazo ufite nuko kiri muzima. Pawulo yarasubije neza aravuga ngo twebwe bapfuye byaha ntabwo twaguma ariko ubwo nyine yumvishe kwihana se ubwo ngira ngo yabyumvishe ko ari ugupfa. Ni ukwemera ko uri mubi ariko nubwo bubi bwawe basi aho busohoza ni mu ukemera ko igihe Yesu yapfaga ari wowe wapfuye. Yego nicyo bita kwihana. Ntabwo yabambwe ngo tubambure ahubwo twabambanywe nawe dupfana nawe tuzukana nawe tujyana mu ijuru nawe. wabyumvise nshuti yanjye nk'uko umuntu ari muri Pentekote atari mu nzu yego ni nako umuntu ari muri Yesu utari kubona Yesu n'amaso kuko abantu byabacana. uriya mubyeyi umwana we yarakijijwe ni twamubwiriza ikigali mama wa Isaac urakoze cyane. Umwana we yaratubwiye ajya guhamya ku mazi yaratubwiye ngo arayishurira ikintu gikomeye. Mama uri mu biki uricara wumva ubutumwa bwiza
umva kure yatubwiye Isaac umuhungu wawe yaratubwiye ngo nahishuriwe ko nari mfite umuhoro ndaganirijwe w'iteka Imana irawufata iwukubira mu minsi itatu wose ubabaza Kristo abahanwe mu cyimbo rwa rupfu rwanjye rw'iteka we arupfa mu minsi amenye ko nta kindi gihano cye kigize gute gihari nuko yatubwiye kuvuga ati ntabwo Imana yapfuye kutubabarira kubera ko ari intabera yagombaga kwica umunyabyaha niba mu twapfiriye muri nde we wari ufite gupfa no kongera akazuka sibyo ariko umuntu wapfuye yapfuye ari umunyabyaha azuka ari iki ari umukira kuko yararangije iki igihano yurangije igihano ubumwere sibyo iminsi atatu twamaze mu mva twari turi mu irangizwa ry'urubanza gusa njye yavuze akantu keza yavuze ntugire ngo Yesu yakubise umutwe kugira ngo igitare kigire gute nabyumvishe neza burya wumva ugomba kuba uyohereje marayika nk'ikimenyetso cyo kwivuza ngo igihano kigize gute kirarangiye noneho genda ugire gute kingure nabyumvishe gusa nk'ikimenyetso cy'uko Imana yemeye irangiza yohereza marayika wo mwijuru genda ukureho wicare umushinya ndawushize yasohotse wenyine se azamukana n'abakiri n'abera watambagirana nabo abantu bose oya n'abera ntabwo bajya twe n'abera ntabwo abadivatisi n'abera bonyine twasomye ngo bonyine muri zaburi niko twasomye atambagirana nabo ni ukuri n'ubundi niba azatambagirana nabo abera bonyine bonyine umuntu babivuga agatinya rero ngo ndi kumva nyewe mvuze ko nduwera ngo n'abanisi Imana ye banigendera usangire satani kabisa Imana ntacyo mwavugaga na kabisa reka mvuge ngo habaye irangiza umuntu wapfuye kwari kugira ngo Imana iduhanire ibyaha byacu ariko byose kavukire yacu n'ibyayikomotseho byose sibyo niyo mpamvu habayeho gupfa no kumena amaraso uko amaraso atavuye ntabwo kubabarirwa ibyaha ariko twavuze ngo amaraso agirwa impongano n'ubugingo yarimo mu maraso ya Kristo harimo ubugingo bw'iteka impamvu yaduhongereye by'iteka nta nubwo azongera gupfa yapfuye ngo bibe bihagije iteka gupfa rero urumva amaraso ni imbabazi ariko gupfa kandi nako byumvikana neza ko ni ugupfa k'umuntu wanjye wo kwande wo kwajya niyo mpamvu hariho gupfa kw'ivuko rya mbere no kubaho bushyashya kw'ivuko ukabaho udafitanye n'Imana twumve umushyitsi niba hari icyo akibivuga reka mbite mbani ntacyo kubera ko njye mu kanya ndasubira ikigali Philibert yarakoze yarampamagaye ambwira ko rino teraniro rihaye ariko nanjye ndavuga nti ntabwo nahomba mu gitaramo cy'abera sibyo mbisaba Imana nayo irabimba bibwira bene data sibyo bibwira bene data ko nzaba ndi mu ikorwa kuri uyu munsi barambwira ati izo mfura za data zazitashye none mvuye mu ideni rya bene data Imana